uranyuza urutoki ahitwa muri screen hose, uranyuzamo urutoki usuzuma niba touch screen yawe nta kibazo ifite. Ubwo urabona uko uri kugenda unyuzamo urutoki, ari kugenda hanyuramo umurongo, ari kwiyandikamo umurongo, bivuze ngo aho uri bucishe urutoki ugasanga ntabwo urutoki rukomeje ahubwo haje n'igice ruratarutse, umenye ko touch yawe ifite ikibazo. Ni gutya basuzuma touch yawe niba nta kibazo ifite. Nugira gutyo ugasanga umurongo hari aho ugeze ucitsemo, uhita ujyana telefone yawe ku mureparateri iraba ifite ikibazo. Tukimara gukanda urumva ko vibreur irimo kuvibura, telefone yacu nta kibazo ifite kuri vibration. Ufata udutoki tubiri uducishemo gutya muri screen, haza bino bidomo bibiri. Ubwo bivuze ngo niba utabasha gukora gutya ngo hazemo ibi bidomo bibiri, bivuze ngo no kwa grandis ifoto, kuzoominga ifoto ntabwo byakunda. Nibitagenda gutya telefone irabifite ikibazo, uyihutishe kuyikorera. Hanyuma icyo turi bukore, turakanda kuri volume up. Tukimara kwakanda urabona ko kari kuba umukara, tukiyakanda ari kuba umukara, bivuze ngo buto ya volume yo kongera volume nayo iracyakora, ni nzima. Bivuze ngo mu gihe ubonye nta kiri guhinduka, menya ko buto yawe yapfuye, hanyuma ujye kuyikoresha. Ndagushimiye cyane ko kanze kuri ino video, by'umwihariko weho wamaze gukora subscribe kuri ino channel Innovation and Electrical. Ariko kandi nawe utari wayikora, ndakwinginze kora subscribe na like, ubundi urabumfashije cyane. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora kumenya amakuru ayariyo yose ya telefone yawe, kandi nawe ndakwereka n'uburyo ushobora kumenya ubupfu ubwo ari bwo bwose telefone yawe yaba ifite mu gihe itari yazima burundu. Ngaho rero wowe mfasha unkandire subscribe ndetse na like, ubundi twikomereze. Hanyuma rero icyo uri bukore nta kindi, wowe weho uraza ushake application yawe muri telefone yawe yitwa Play Store, ariyo yingiyi. Numara kuyibona urayikandaho, numara kuyikandaho urasacinga application yindi yitwa Device Info. Hanyuma numara kuyisacinga barakwereka application nyinshi zitiranwa niyo ngiyo, ariko reka nkwereke iyo uri buhitemo. Urahitamo iyi ngiyi ni uri buhitemo, nurangiza urayikandaho, nurangiza uyestaremo uyifungure. Ni gutya iri bufunguke rero, urategereza gatoya, hanyuma nimara gufunguka rero irafunguka gutya. Ikintu cya mbere bari bukwereke izina rya telefone yawe. Urabona nkangi iyi ni Tecno Spark 7, iryo zina rya telefone, niyo telefone yanjye. Hanyuma ikaba ari version Android version 11. Hari abatunga telefone ariko akaba atazi ngo telefone ni version ya kangahe, ni Android kangahe, ukaba utabimubaza pe. Hano muri device rero icyo bakwereka nta kindi, icya mbere barakwereka izina rya telefone yawe, ari ryo iri ngiri. Icyo ni icya mbere, izina rya telefone, n'andi makuru yose ni menshi cyane bakwereka. Hanyuma twaza kuri system bahita bakwereka version ya telefone yawe. Urabona nk'ingi ni Android 11, ni Android 11. Hanyuma andi makuru bakwereka amangaha, bakwereka nk'igihe telefone yakorewe, igihe yasohokeye, n'ibindi byinshi cyane, aho yaturutse, byinshi cyane. Hanyuma rero reka tuzamuke hano hejuru, kuri storage. Hanyuma naho tuhakande, nitumara kuhakanda barita bakwereka icyitwa RAM, barakwereka ubushobozi bwa RAM, hanyuma bakwereke na internal storage ya telefone yawe. Hanyuma rero hano hasi murabona ko barakwereka internal storage, bakwereke umwanya umaze gukoresha n'usigaye, n'ubu ufitemo na external card barayikwereka, bakwereke na free space isigaye. Okay, hanyuma rero ikindi andi makuru ubasha kubona muri application na makuru ajyanye na battery. Hano hejuru twaje muri battery, amakuru ajyanye na battery. Urabona nk'ino phone yanjye ndi gukoresha, battery yayo banyeretse ko isigajemo 24. Ubucya urabona ino mibare iri kugenda yihindura. Iyi ngiyi ni gutya umuriro uri kugenda ushiramo buhoro, ni gutya. Kandi ikindi murabona hano banyeretse ngo ni discharging, bivuze ngo ntabwo iri ku muriro. Hano turamutse twishyize ku muriro yahita imarika charging. Ikindi bakwereka hano kuri battery, babasha kukwereka icyo bita temperature, mbega igipimo cy'ubushyuhe cya telefone yawe. Hanyuma rero ikindi bakwereka ubuzima bwa battery yawe. Urabona nkangagiye barambwiye ngo ni good, bivuze ngo battery yanjye nta kibazo ifite. Hanyuma kandi ikindi bakwereka telefone yawe umuriro iri gukoresha aho urimo guturuka. Urabona nkangagiye banyeretse ko ari battery,
banyeretse ko umuriro ndi gukoresha ari uwa bateri. Hanyuma hano hepfo bakakwereka ubwoko bwa bateri iri muri telefone yawe. Hanyuma hano hepfo ha gatatu nanone bakakwereka volte zisigaye muri bateri. Bivuze ngo uko bateri igenda ishiramo umuriro, izi volte zigenda zigabanuka. Uzajya ucunga neza bateri nubona igeze kuri 3.3 umenya ko telefone yawe utayicaginze bateri yawe ishobora guhita ipfa burundu. Hanyuma ikindi bakwereka rero, bakwerekamo hano ubushobozi bwuzuye bwa bateri yawe ya telefone. Urabona nka bateri yanyu ifite ubushobozi bwa miliampere 5000. Hari n'izo uzabona z'ibihumbi 3, iz'ibihumbi 6, iz'ibihumbi 7, iyi yangiro ni 5000. Andi makuru baguha ni amakuru yo muri display, bakwereka uburyo screen yawe ireshya, uburyo tableau yawe ingana, size zayo ka physical size na screen size, ndetse na screen width, ndetse na screen height. Yega bivuze ngo screen yose bakwereka size zayo. Hanyuma rero andi makuru baguha ni amakuru ajyanye na kamera. Muri kamera ho icyo bakwereka nta kindi, bakwereka resolution za front za kamera y'inyuma, ndetse bakakwereka na resolution za kamera y'imbere. Hanyuma usibye n'ibyo ngibyo bakwereka ibindi byinshi nk'ama banding mode, bakakwereka za auto exposure mode, ndetse n'ibindi byinshi. Andi makuru menshi ajyanye na kamera barayakwereka ku buryo nta kintu na kimwe wabasha kuburanga. Hanyuma ikindi bakwereka rero ni ikintu kijyanye n'amasensa. Nta phone n'imwe ya smartphone itagira amasensa. Urabona nk'ingi yanjye, ino yanjye banyeretse ko ifite amasensa 41. Bivuze ngo mwayo masensa 41 harimo sensa yitwa accelerometer, ariyo yingi, akabamo ishinzwe gukontorora umuri, akabamo n'ishinzwe gukontorora step kwakundi uri gutambuka. Ni nyinshi cyane, urabona izi ni nyinshi cyane, ni sensa nyinshi cyane pe. Hanyuma rero reka dusuzume telefone niba hari ubupfu ishobora kuba ifite. Icyo tugiye gukora, bazano kuri test. Ahangaha turahemeza, ngiye ubwanjye ngiye gusuzuma iyi telefone yanjye niba nta bupfu ishobora kuba ifite. Ahangaha hambere rero mubona hano hari storage analyze. Ahangaha naho gusuzumira ububiko bw'ibintu byawe niba nta kibazo kirimo, niba nta mavirus arimo cyangwa niba nta kibazo kirimo. Urabona irimo gusacinga kandi irimo gusikana. Bivuze ngo iri gusikana file zose ziri kuri telefone. Barambye ngo analyze success. Hanyuma rero urabona ahangaha bahise banyereka buri file zose ziriho, file za image, videos, audios, document, application and others. Bivuze ngo image ziriho zimaze gutwara gigabyte 2.82 n'ibindi murabibona birahari. Hanyuma ukamanuka bega bahita baguhereza amakuru ya file zose ufite muri storage. Reka dusuzume ubupfu bwa telefone. Hanyuma ikindi tugiye gusuzuma, reka tuzano muri display. Turahemeza hano muri display rero tugiye gusuzuma icyitwa screen test. Reka dusuzume screen color test. Tuzano kuri screen color test tuhemeze, barahita baduhereza amakurere telefone ifite. Urabona nk'uyu ni umutuku, nidukanda rimwe haraza icyatsi, nidukanda rimwe tena haraza ubururu, hanyuma haze umweru, hanyuma haze umukara. Okay, hanyuma rero ikindi tugiye gusuzuma touch screen yacu niba idafite ikibazo. Urahita uza hano kuri touch test. Hano kuri touch test niturangiza turahemeza icyo tugiye gukora. Uranyuza urutoki ahitwa muri screen hose, uranyuzamo urutoki usuzuma niba touch screen yawe nta kibazo ifite. Ubwo urabona uko uri kugenda unyuzamo urutoki, ari kugenda hanyuramo umurongo, ari kwiyandikamo umurongo. Bivuze ngo aho uri bucishe urutoki ugasanga ntabwo urutoki rukomeje, ahubwo haje n'igice ruratarutse, umenye ko touch yawe ifite ikibazo. Ni gutya basuzuma touch yawe niba nta kibazo ifite. Nugira gutyo ugasanga umurongo hari aho ugeze ucitsemo, uhita ujyana telefone yawe ku reparateur, iraba ifite ikibazo. Hanyuma aha kabiri turi buze, turaza hano aha kabiri handitse ngo, hepfo handitse ngo matte touch. Naho turahemeza. Nitumara kuhemeza rero uzaza ufata udutoki tubiri uducishemo gutya muri screen, haze bino bidomo bibiri. Ubwo bivuze ngo niba utabasha gukora gutya ngo hazemo ibi bidomo bibiri, bivuze ngo no kwagrandisa ifoto, kuzuminga ifoto ntabwo byakunda. Nibitagenda gutya telefone irabifite ikibazo, uyihutishe kuyikoresha. Hanyuma reka dusubire inyuma, niturangiza turamanuka tuze dusuzume icyo bita flashlight cyangwa se itoroshi. Hano urahemeza, numara kuhemeza barakwereka itoroshi. Ubwo deja witegereje neza hano hejuru, gutya itoroshi ryacu riri kwaka, witegereza hano hejuru itoroshi ryacu riri kwaka.
Okay, bivuze ngo hano itoroshi ryacu riri kwaka. Hanyuma icyo ahandi turi buze turaza hano kuri loud speaker. Reka dusuzume speaker yacu twumve niba ari nzima koko nta kibazo ifite. Turayemeza. Tukimara kuyemeza urumva ko iyi speaker yacu indirimbo itayishyiramo speaker yacu nayo ni nzima. Hanyuma reka tugaruke inyuma twiyizire hano kuri ear speaker. Bivuze ngo ni speaker yo kugutwi imwe yo kumviraho mu gihe uri kuvugana n'umuntu. Hanyuma nayo turayemezaho. Oh haleluya, gihe cy'umutegereje sisona ibishyiramo akaririmbo nayo speaker yacu nayo ni nzima. Hanyuma reka dusuzume none sensor yo kugutwi. Kwa kundi uhamagara umuntu washyira ku gutwi screen kazima. Reka turebe ko sensor nayo reka turebe ko iyi reka dupime yitwa ear proximity. Ni sensor iba hano hejuru ya screen. Reka turebe nayo niba ari nzima kubera ko iyi nayo ni ingirakamaro cyane. Hano barakubwira ngo cover the area above the display is the illustration changing. Icyo baratubwiye ngo ni dutwikire sensor yo hejuru, twikire hejuru. Bivuze ngo ni hano hejuru ya screen nituhapfuka aka kibara ry'ubururu kari ku gutwi karahinduka ibara ry'icyatsi. Nidukuraho karasubira kuba ubururu. Bivuze ngo sensor yacu y'ugutwi yo ku gutwi nayo ni nzima. Reka dusuzume vibration yacu nayo twumve niba ari nzima. Tukimara gukanda urumva ko vibraire irimo kuvibura. Telefone yacu nta kibazo ifite kuri vibration. Hanyuma tugiye kuza dusuzume Bluetooth nitumara kuyikandaho urabona direct iri kwistartinga hano hejuru. Urebye neza hano hejuru hano bahise bakwereka ko Bluetooth yafungutse. Hanyuma Bluetooth yacu nayo ni nzima. Tugiye gusuzuma fingerprint rero kuko hari igihe fingerprint ziba zidakora cyangwa se igakora gake rimwe na rimwe. Reka dusuzume fingerprint yacu rero nayo turebe niba ishobora kuba idafite ikibazo. Hanyuma turayikandaho batubwire ngo nidushyiremo fingerprint muri sensor fingerprint turebe niba ari nzima. Ubwo nidushyiramo urutoki irahita iba nzima. Murabona ko tayari ihise ihinduka icyatsi. Okay, reka none dusuzume volume yacu yo buto zacu zizamura volume ndetse no kumanura ari nabyo bisigaye. Volume up bahise batwereka aka kamenyetso akangaka kano buri dukande kuri volume up. Hanyuma icyo turi bukore turakanda kuri volume up. Tukimara kwakanda urabona ko kari kuba umukara. Tukiyakanda ari kuba umukara. Bivuze ngo buto ya volume yo kongera volume nayo iracyakora ni nzima. Bivuze ngo mu gihe ubonye nta kiri guhinduka menya ko buto yawe yapfuye. Hanyuma ugiye kuyikoresha. No kuri buto imanura volume nayo nuko murabona nayo bahise batwereka ngo ni dukande kuri volume down. Okay, reka dukande volume down turebe niba nayo hari impinduka iyi butwereke. Urabona nayo nuko ukandaho bari kutwereka akabara k'umukara. Bivuze ngo ibuto ryacu rigabanya volume naryo ni rizima. Okay, murakoze cyane rero. Ubu ni uburyo bwo gusuzuma telefone yawe niba igikora. Ubu ni uburyo kandi bwo gushakiramo amakuru ahagije ya telefone yawe. Iyi application ntabwo ugomba kwibura muri telefone yawe. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Ciao ciao.